السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله الأتمان الأكملان على خير خلق الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وإخلاصا وهداية اللهم آمين. nkuko bisanzwe ni isomo rya tahsinu tilawa, isomo rimaze kugirira benshi akamaro, isomo benshi bararikunda kuko bagenda babitugaragariza kubera ubuhanga buririmo ndetse na bamwe kuba bakosoka. Buriya kuva twatangira isomo masha Allah tumaze kubona abantu benshi batugaragarije ko baryishimiye. Bityo rero nahanjye nahawe kugira ngo dukosore imisomere yacu dufite. Gukosora imisomere yawe ntabwo bihagije gusa kuba uri kwisomera wowe ubwawe ku giti cyawe, ahubwo habaho no kugira ugufasha mu gukosora imisomere yawe. Niyo mpamvu dukora uko dushoboye kugira ngo nkuko bamenyereje cyangwa se nkuko twabibijeje buri wa kane kuzajya tubaha isomo rya tahsinu tilawa. Ubushize ubwo duheruka gukora iri somo hari ibyo twasobanuye byinshi, harimo gusoma dhamma, harimo amwe mu magambo tugenda duhindura injyana. Ntabwo duhindura amagambo ariko duhindura injyana y'ayo magambo. Hanyuma ikindi twakurikijeho, twahamagawe n'umuvandimwe nk'uko twagiye tubibasaba yuko mwajya muduhamagara mukadusomera ndetse tukabakosora. Nutinye nugira ubwoba, nimba uzi ko wenda ushobora no kutubwira ati ngiye ntabwo nshaka kumuvuga izina ryanjye, sinshaka, nta kibazo. Twebwe icyo dukeneye ni ugukosora imisomere y'abanyarwanda muri rusange. Dusabe Allah ko yazabidufashamo. Bityo uyu munsi nabwo dufite abantu babiri baza kudusomera insha Allah. Wa mbere insha Allah ndabona amamagaye. Bismillah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muravugana na Salim Habumuremyi. Inde? Salim Habumuremyi. Salim Habumuremyi, naam. Akaba amerereye mu karere ka Nyarugenge. Naam. Akaba mbahamagaye nshaka kugira mbasomere zimwe muri aya zimanika muri suratul Qamar. Naam. Umusore amakosa amwe n'amwe aboneka mu misomere y'abantu. Naam, nta kibazo. Fadhali. Nahera kuri aya ya 7. Natangira aya ya 7 muyihe sura? Suratul Qamar. Aywa, tangira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. aho ngaho kuri iyo ra igomba kuza ari mufakhama kubera ko ifite fatha. Zimwe mu mpamvu zituma tubyibushya ra nuko igomba kuba iri maftuha, ifite fatha cyangwa se ifite fathatayn, cyangwa se ikabiri maksura ifite kasra cyangwa se ifite kasratayn. Icyo gihe biri muraqqaqa, ariko iri mufakhama nuko igomba kuba iri fatha, ifite fatha cyangwa se fathatayn cyangwa se dhamma cyangwa dhammatayn. Bityo rero iryo jambo ugomba kurisoma khusha an absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jara. Ra ikaza ibyibushye kandi hakumvikanamo ko harimo ra. Uri kumva? Nasubiramo. Subiramo nta kibazo. khusha an absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun منتشر.
مهطعين إلى الداع. iyo ayin hagariraho neza nagari da' usa nkaho ugiye gushyiraho fatha. muhti'ina ila da' ayin ifite sukuni. iyo tugiye gufatanya ifite haraka, ariko iyo tugiye guhagarara ku nyuguti ifite fatha cyangwa se kasra cyangwa dhamma cyangwa se kasratain cyangwa dhammatayn, iyo duhagaze ku nyuguti ifite ibyo ngibyo maze kuvuga duhagarara kuri sukuni. ila da' muhti'ina ila da' kosori ayn. muhti'ina ila da' مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسير. mumvikanisha ra iraza kuza ari muraqqaqa kubera ko yakurikiranye na sin ifite kasra. يقول الكافرون هذا يوم عسير. يوم عسر. يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. aho ngaho subiramo iyo aya. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون. فكذبوا عبدنا عبدنا iryo jambo kurisoma gutyo ntabwo ari icyaha, nta n'ikibazo gikomeye kirimo, ariko ahangaha tureba uburyo bwiza kurusha ubundi buryo. fakadhabu abdana, na mu masomo twatanze yabanjirije aya ngaya twasobanuye uburyo tugomba gusoma madda mu buryo bwiza. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا urumva nun iyo madda usa nkaho izamura. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ugiye koroshya wawu ugomba kuyoroshya ndetse ukanakoresha umunwa kuri wawu ku buryo niyo umuntu yaba atari kukureba agomba ahita amenya ko usomye wawu ndetse ikaza yoroshye. وقالوا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. سبيرامو. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. iyo ghain ubundi iyo tugiye gusoma, iyo turi gusoma qaidatu nuraniya tugasoma tukagera kuri hamza fatha ghain sukun urumva ghain usa nkaho nabyita kari nko kunyereza ho gatoya. mim fatha ghain sukun uri kubyumva? maghlu apana maghlu. icyambere iyo ghain iraza ibyibushye kabone niyo yaba ifite sukun, icyo yaba ifite cyose twabonye ko ghain igomba kuza ibyibushye, ni muri ni nyuguti nayo iza ibyibushye aho yaba iri hose. komeza. kuri iyo ba ifite dhamma maghlubu, ntugarura umunwa kuri lam, wo ukomeza usome lam, usome ba ifite dhamma utaragarura umunwa. twabonye ko iyo dhamma zibaye ebyiri zikurikirana cyangwa se zirenze ebyiri, zaba ebyiri eshatu gutyo zikurikiranya, ntabwo ari byiza kuba wagarura umunwa. iyo ugaruye umunwa hamwe bishobora gupfa.
maghlubun ukomeze aho uza kugarura umunwa umaze gusoma ba ifite iyo dhammatayn kugira ngo ubone ukuntu usoma iyo ikhfa iyo tegeko ririmo aho ngaho kansubiremo fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir nuko nagarukiraho aricyo bitwaye. Mashallah, urakoze cyane. Utwo tuntu twose tugukosoye gerageza ushiremo imbaraga, kandi ayo mategeko ubusomye abari aho ngaho ni nayo abari mu yandi majuzu yose, mu yandi masura yose. Wowe icyo ugomba gukora ni ukugenda ugakora bahth, ugakora ubushakashatsi, ukareba ahantu wagiye usoma, ahantu twagiye tubona dhamma, ahantu hari inyuguti zibyibuha, ahantu byose twagiye tugukosora, ndetse n'iriyara ko ugomba kuyibyibushya. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Urakoze cyane. Urakoze. Assalamu alaikum. Nkuko mubyumvisha umuvandimwe amaze kudusomera, adusomeye aya ziboneka muri suratu al-Qamar, tugerageza kumukosora. Nawe ntiwitinye, ntugire ikibazo cyangwa se ngo wumve ngo baraguseka. Buriya nkuko mubizi ko Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubwiye ko abantu babiri ntibazigera bamenya. Umuntu wa mbere, umuntu ugira ubwibone ndetse n'umuntu ugira isoni. Hari ukwanga gusoma kubera ubwibone ufite kandi nyamara aya masomo uyakeneye, cyangwa se hari ukwanga gusoma cyangwa se hari ukwanga ko tugukosora kubera kugira isoni. Irinde muri abo bantu intumwa y'Imana yavuze kugira ngo byibura nawe uzagere kure hashoboka, cyangwa se uzakosora imisomere yawe. Mashallah, reka twakira undi. Hello? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Suleimana Madina. Yego. Nerereye mu karere ka Nyarugenge. Yego. Ndashaka gusoma ngo nkosora amakosa mfite igisoma. Naam, ukaba ugiye gusoma aya ziboneka muri iyo sura. Suratu al-Waqi'ah. Naam, komeza soma twumve. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Gerageza izo ra uzibyibushye. Bismillahir rahmanir rahim. Ra kubera ko zifite fatha ugomba kuzibyibushya. Bismillahir rahmanir rahim. Idha waqa'atil waqi'ah. Subiramo. Idha waqa'atil waqi'ah. Iyo qaf ifite fatha, abantu benshi bakunda gukora ikosa kuri iyi nyuguti. Ntabwo bazi kuyitandukanya igihe ifite fatha n'igihe ifite sukuni. Nk'urugero, hari aya iboneka muri suratu al-Baqara, aya ivuga iti lil fuqara alladhina uhsiru, cyangwa se no muri suratu al-Hashr. Iyo aya naho irimo ivuga ngo lil fuqara al-muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim. Reka dufate iyo muri suratu al-Hashr kugira ngo mubashe kumenya qaf ifite fatha ndetse na qaf ifite sukuni, ugomba kuyisoma kubera ko zose n'ubundi zitwa ko ari mufakhama, yaba ifite fatha yaba ifite sukuni. Benshi murabyitiranya ugasanga qaf ifite fatha ushatse kuyishyiraho sukuni. Iyo ushobora kwibaza qaf ifite fatha yo ndayisoma gute? Qaf ifite fatha urasoma idha waqa qa, ifite sukuni aqo 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 aqo. Murumva ibyo bintu bibiri biratandukanye, ariko hari igihe ushiduka wasomye byose wabisomye kimwe. Imma wasomye waqa kuko ifite fatha, n'ifite sukuni nayo ugasanga nayo wasomye gutyo. Bigomba gukora iki? Ugomba kubitandukanya. Idha waqa qa bana
ntabwo uraza gusoma ngo ni qo kubera ko ntabwo ari qalqala, iraza kuba qalqala ryari igihe ifite sukun. komeza. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. aho kuri iyo aya laysa liwaqa'atiha, hano bisomumva ko qaf ya mbere n'iya kabiri zigomba kuza zitandukanye. idha waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha, urumva izo nyuguti ebyiri, imwe ifite fatha n'ifite sukun, ziratandukanye. nawe urimo kubyumva? komeza. ikindi ngomba kuvuga kuri iyo lam ifite kasra, benshi hari igihe usanga asomye ngo laysa liwaqa'atiha, lam agashiraho sukun, wowe wisomye neza, ariko ndi kugira ngo nundi ufite iryo kosa agenzure neza izo haraka. iyo haraka iri kuri lam ifite kasra, laysa liwaqa'atiha, cyangwa se ugasanga umuntu arasomye ngo maliki yawmiddin cyangwa se maliki nas. lam ifite kasra, niba mugiye guhifaza ugomba gukora ubushishozi ukareba neza haraka ziri kuri harfu, ukamenya nimba ari dhamma, nimba ari fatha, nimba ari kasra, nimba ari sukun, ugahifaza ibintu urimo kureba neza. ni ukuvuga kuri iyo lam laysa liwaqa'atiha, laysa li, kandi ugomba gusoma kasra ku buryo iki gice cyo hasi kiri buze gukora bikumvikana ko ari iki, ko ari kasra. nize kuza kuba itmamul haraka, nize kuza kuba wasoma nkaho, cyangwa nako itmamul harf, kuba wasoma itmamul haraka, kuba wasoma haraka ikoze iki, ituzuye. biri kumvikana? komeza. laysa liwaqa'atiha kadhiba. خافضة رافعة. جيبوش الضاد حرف المستعلية، بجيبوش نرى حرف المفخمة. خافضة رافعة. عندي زهاء دشاكو زومبا. خافضة رافعة، خافضة رافعة. خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا. سبيامو. إذا رجت الأرض رجا. نقول رجا را افت فتحة. إذا رجت الأرض رجا را افت فتحة. igomba kuza kubyibuha kurinda utangiye, kurinda usoje iyo aya, cyangwa se kurinda ugiye gusoma indi nyuguti. ntabwo uraza gutangira ngo ibyibuhije ngo ugiye gusoza iyo ra ushatse kuyoroshya. uratangira ibyibuha ndetse urinda usoza ujya ku yindi nyuguti n'ubundi ikibyibushye. إذا رجت الأرض رجا. وبست الجبال بسا. فكانت هباء منبثا. سبيرامو. فكانت هباء منبثا. aho harimo utuntu tubiri ugomba gukosora. icya mbere niyo nyuguti ya madda, fakanat haba'an, aho niho hambere fakanat apana fakanat haba, kubera iyo madda iri kuri iyo ba, tugomba gukora iki? Tugomba kuyisoma, tukayisoma mu buryo bwiza. fakanat haba'an. noneho iri ikindi tugomba gukosora iyo dhamma iri kuri iyo mim, فكانت هباء كوريش umunwa kuri iyo dhamma iri kuri iyo mim. فكانت هباء منبثا. فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثا. سبيرامو. وكنتم أزواجا ثلاثا. iri jambo yo iriya dhamma iyo utayisomye ngo uyisome neza ushiduka
iriya kaf utayisomye neza ngo yumvikane, nako iriya dhamma iri kuri kaf ugashiduka yabaye ko. Niyo mpamvu buri gihe turababwira ati nimugiye gusoma dhamma reba ko umunwa wawe umaze kuba nka 0. Wa kuntum ubone some iriya ikhfa. Wa kuntum rawantu some dhamma umunwa wanzu ukoresha umunwa, then ubone usome iriya tegeko rya ikhfa. Ariko wabanje gusoma iki? Wabanje gusoma iriya dhamma yuzuye. Soma twumve. Subiramo. Kuri iyo zandi kumva akantu kameze nka ze kari kuzamo. Wa kuntum azwaja. Azwa nagari hari ukuntu kujya gusoza ukumva hajemo akantu kameze nka ntabwo agomba kuzamo. Wa kuntum azwa. Wa kuntum azwa. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. ما شاء الله urakoze cyane, urakoze kudusomera. Allah kwishimire ndetse aguhe ibyiza, azaguhe kuba mu bantu ba Qur'an. Allahumma amin. Shukran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. umukobwa nawe tumushimira cyane, we baye umukobwa wa mbere nawe udusomeye. Namwe nimutinye, nimwumve ko ari ikibazo gikomeye cyane. Murumva ko ni ibintu byiza cyane, umuntu agasoma tukamukosora, utwo dukosa akagenda akadukosora. Bi'idhnillah abangaba twabanjirijeho insha Allah azagera igihe tena bongere baduhamagare twumve neza ko ya makosa bayakosoye. Twebwe ibingibi tubikora kubw'inyungu zanyu kugira ngo imisomere mufite ihinduke. Kuvaho twatangire gushyiraho aya masomo, mugerageze muyitabire cyane. Aya masomo ni ingenzi, aya masomo azafasha benshi cyane, dore ko nta n'ahandi hantu ari bayasobanura mu Kinyarwanda nk'uko tugerageza kubwira ati iri tegeko rimeze gutya na gutya, ari ubusobanuro bwabyo bimeze gutya na gutya, cyangwa se n'ahantu na hamwe bazakubwira usange ngo biri mu Kinyarwanda barakubwira ati iki kintu gifite uburyo bubiri bwo kugisomamo, cyangwa se iki kintu uburyo bwiza bwo kugisomamo ni gutya. Bityo rero mugerageze mwitabire isomo muri benshi, ndetse nubona ibyiza ukabona wowe biragushimishije, reka kubyihererana aho gufasha mugenzi wawe, kuko numufasha gukosora imisomere ye nawe Allah buri ko asomye inyuguti hariya nawe uzajya ubibonera ibihembo, kubera ko umufashije gukora iki? Gukosora amakosa yari afite. Dusoza rero kishikariza buri muntu wese mu isomo ry'ubutaha inshallah. Umunsi dufite abantu bageze muri 5 bari badusabye ko basoma, ariko kubera ko igihe ari gitoya twafashe 2 bi'idhnillah. N'undi wese ubyifuza mwakwandikira nimero ya Sheikh inshallah, kugira ngo ubutaha namwe tuzabongere kuri liste y'abantu tugomba gukosora. Wabillahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.